Inkuru zigaruka kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 cyane cyane ibyabaye ku munsi wayo wa mbere, zikunze kwibanda cyane ku byabereye mu mujyi wa Kigali. Ni gake uzumva uko byari byifashe i Rambura ku ivuko rya Juvenal Habyarimana n'umugore we Agatha Kanziga. Nyuma y'iraswa ry'indege ya Habyarimana, igihugu cyisanze mu maboko ya Agatha Kanziga, basaza be cyane cyane Protais Zigiranyirazo wari uzwi nka Mr. Z, ndetse na Colonel Bagosora Theoneste wahise yisubiza mu mirimo ya gisirikare, kandi yari amaze amezi 6 ashyizwe mu kiruhuko. Aba n'abandi bari bagize akazu nibo bagize uruhare rutaziguye mu mfu z'abanyepolitike barimo Agatha Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe. Uretse Uwiringiyimana, ku wa 7 Mata 1994 hishwe Joseph Kavaruganda wari perezida w'urukiko rwari rushinzwe kurinda itegeko nshinga. Yabyutse akomangirwa n'abasirikare 40 bari mu mutwe ushinzwe kurinda perezida, bamujyana yambaye imyenda yo kurarana baramwica. Hishwe kandi Frederic Nzamurambaho wari perezida w'ishyaka PSD na minisitiri w'ubuhinzi. Abajepe bagiye mu rugo rwe bica umugore we wari umututsikazi na bamwe mu bana babo, we babanza kumubura. Nyuma baje kumubona nawe baramwica. Ahagana saa 4 zo ku wa 7 Mata 1994, abajepe 6 bagiye mu rugo rwa minisitiri w'itangazamakuru Faustin Rucogoza wari warwanyije cyane Kabuga Felicien na RTRM ye. Aba basirikare bamutwaranye n'umugore we n'abana babo 2 ndetse n'umukozi wabo wo mu rugo, babajyana mu kigo cya gisirikare. Nyuma yo kumugeza mu kigo cya gisirikare, Rucogoza yatangiye gushinyagurirwa n'abasirikare bo kwa Habyarimana bamwita imbwa. Nyuma baramurashe bakurikizaho kwica umugore we, abana babo na wa mukozi. Imirambo yabo yajugunywe mu cyobo. Uretse aba banyapolitike, hishwe n'imiryango irenga 10 y'Abatutsi yari ituranye na Habyarimana i Kanombe. Ibi byose byakozwe ku itegeko rya Agatha Kanziga n'abari bagize akazu. Niba ari ubwa mbere unyumvise, kora subscribe, ufungure n'inzogera cyangwa se notification bell kugira ngo utazongera gucikwa. Irambura bisha abapadiri. Ku munsi wa mbere wa Jenoside yakorewe Abatutsi, ubwicanyi bwakozwe ku itegeko rya Agatha Kanziga ntabwo bwibasiye abatuye muri Kigali gusa, ahubwo bwageze n'Irambura aho we na Habyarimana bakomoka. Mu gitabo Steeped in Blood, Akazu and the Architects of the Rwandan Genocide Against the Tutsi, umwanditsi Andrew Wallace agaragaza ko mu bishwe ku ikubitiro Irambura harimo abapadiri 3 b'Abatutsi barimo Spiridiyo Kageyo wari padiri mukuru wa paruwasi ya Rambura. Habyarimana yari yarabashije kwirengagiza urwango yari afitiye Abatutsi, hahitamo kubana na padiri Spiridiyo Kageyo, cyane ko yayoboraga paruwasi akomokamo. Abagize akazu barangajwe imbere na Agatha Kanziga na musaza we Zigiranyirazo, ntibigeze bishimira uko Habyarimana yitwaraga kuri uyu mupadiri nuko yarenzagaho bakagerageza kuvugana. Kanziga na Zigiranyirazo bangaga cyane padiri Spiridiyo Kageyo. Impamvu ya mbere y'uru rwango nuko uyu mupadiri yari azi neza ubwicanyi bwakozwe n'uyu mugabo bwibasiye abanyapolitike bo kwa Kayibanda ubwo yayoboraga prefectura ya Ruhengeri. Indi mpamvu nuko padiri Spiridiyo yanze kubatiza abana 4 bazigiranyirazo kuko baraba abagore b'ishoreke. Yamubwiye ko byaba bihabanye n'amategeko ya Kiliziya. Byabaye ngombwa ko ashaka undi mupadiri ubabatiza. Umwuka mubi hagati ya padiri Spiridiyo Kageyo na Zigiranyirazo na mushiki we Kanziga warushijeho gufata indi ntera ubwo yangaga gusoma misa yo gusezera ku mubyeyi wabo Gervais Magera kuko ngo yari afite abagore benshi. Byasabye ko hitabazwa musenyeri ategeka uyu mupadiri gusoma misa. Hashingiwe kuri uru rwango kuba ari Abatutsi n'umubano bari bafitanye na Habyarimana, mu gitondo cyo kwa 7 Mata 1994, Kanziga, musaza we na Colonel Bagosora bahaye itegeko abajepe ryo kubica. Abajepe bahaye wari umuyobozi w'interahamwe muri Rambura amabwiriza yo kwica aba bapadiri 3. Interahamwe zateye ikigo cy'abapadiri muri aka gace, zisanga uko ari 3 bari gusenga zirabica. Ibyo bari batunze birimo n'imodoka ya padiri Spiridiyo byarasahuwe. Ubu bwicanyi n'ubundi bwakozwe ku itegeko rye bugaragaza uruhare rutaziguye rwa Kanziga mu itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ishyirwa mu bikorwa ryayo. Nyuma yo kugira uruhare rungana rutya muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Agatha Kanziga yageze gukora ibisa n'agashya, aza kwaka amafaranga y'indishyi mu Rwanda. Uti byagenze bite rero?
Ubundi Perezida Juvenal Habyarimana wayoboye u Rwanda kugeza mu 1994 yaguye mu ndege yahanuwe ijya kugwa ku kibuga cy'indege i Kanombe mu ijoro ryo kuwa 6 Mata 1994 ubwo yari avuye mu nama i Dar es Salaam muri Tanzania. Amakuru menshi agaragaza ko yishwe n'agatsiko kabo mu butegetsi bwe bari bafite ibyabo bahanganyemo. Habyarimana yapfanye na bimwe mu byegera bye ndetse n'abari batwaye indege. Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira yari yahaye lift n'abari kumwe nawe babiri nabo baguye muri iriya ndege yataye ibisigazwa mu rugo rwa Habyarimana i Kanombe. Urupfu rwa Habyarimana rwakurikiwe na Jenoside yakorewe Abatutsi yarimbuye imbaga kuva ku wa 7 Mata 1994 kugera muri Nyakanga y'uwo mwaka ubwo yahagarikwaga na RPF Inkotanyi. Icyakora yari yarateguwe na Perezida Habyarimana n'ubutegetsi bwe, dore ko hagiye habaho igeragezwa ryayo mu myaka inyuranye nk'uko abagiye barokoka ndetse n'amateka bigaragaza. Muri icyo gihe cya Jenoside, ingabo zari za leta y'icyo gihe zafatanyije n'iz'Abafaransa maze zikorera inzira nziza umuryango wa Habyarimana wose uhungira i Burayi nta n'uri urwara. Bagezeyo, leta y'Ubufaransa yabahaye impano y'amafaranga. Ubaze mu mafaranga y'u Rwanda uyu munsi yaba ari nka miliyoni 130 yo gufasha impunzi, nuko batura mu buryo butemewe n'amategeko, nukuvuga nta byangombwa hitwa Essonne mu nkengero z'umujyi wa Paris. Kanziga yamaze imyaka 4 yisuganya, nuko amaze gushira impumpu yibuka ko hari amafaranga yandi agomba kurya aturutse mu Rwanda. Nuko agataha Habyarimana yohereza abazungu kumuzanira amafaranga. Mu ntangiriro z'Ukwakira 1998, umunyamategeko Laurent Nkongori yari yibereye mu kazi ke ka buri munsi ubwo yamenyaga amakuru ko Agatha Kanziga yohereje abavoka gufata amafaranga y'indishyi ku mugabo we witabye Imana mu kigo cyari cyarihaye akabyiniro k'imfura mu bwishingizi nyarwanda Sonarwa. Uyu munyamategeko azi uko Jenoside yagenze, akaba azi neza ko yateguwe n'uwo bari baje gusabira indishyi ndetse igashyirwa mu bikorwa n'abamukikije. Aba kandi barimo abo mu kazu, agatsiko kari kihariye ubutegetsi bivuga ko kari kayobowe n'umugore wa Habyarimana. Niyo mpamvu yahise agira umwete. Aragira ati, nari nzi uko Jenoside yagenze. Mbere y'uko itangira, bahoraga bateguza Abatutsi ko bagiye gupfa kandi bakicwa na leta. Ndetse igitangira bohereje abasirikare babanziriza abandi bose kwica Abatutsi. Yongeraho ati, nese nibaza nti ubwo rero Habyarimana niwe ugomba guhabwa indishyi cyangwa Abanyarwanda yasize ahekuye nibo bagomba guhabwa indishyi. Byatumye arega abazungura ba Habyarimana bashakaga indishyi kuko yibwiraga ati ngomba gutanga ikirego mu mwanya w'abiciwe ababo muri Jenoside maze ayo mafaranga agahagarikwa. Muri iki kirego abantu 8 bahuye na Nkongori ababwira gahunda yari afite kuko yagiraga ati ntiwahagararira abantu mu rubanza bataguhaye uburenganzira. Ati niyo mpamvu twahuye tugakora inama maze tukemeranya ko icyo kirego cyo guhagarika ayo mafaranga ngitanga agahagarikwa kugeza urubanza rubaye. Wakwibaza utabaregaga ni bande? Dukurikije kopi y'iteka rihagarika izi ndishyi, abo munyamategeko yasabye ko indishyi zabo zihagarikwa ku isonga harimo Habyarimana Juvenal na bamwe mu bari hamwe nawe ari bo umunyapolitike Renzaho Juvenal, Sabimana Deogratias wari umugaba mukuru w'ingabo, Muganga Kingendeye Emmanuel, Elias Sagatwa ndetse na Bagaragaza Tade. Mu bari ku rutonde rw'abantu 8 barega harimo abavandimwe 2 bafite umuvandimwe wishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi yitangira i Kigali. Abandi nabo biganjemo abarokotse Jenoside baturuka ku Kabaya. Ubu ni mu karere ka Nyabihu hafi y'aho Habyarimana avuka, ari naho Leo Mugesera avugiye imbwirwaruhame yateguye Jenoside. Mu gihe cyo gutanga ikirego, Nkongori yari mu bayobozi ba Ibuka, umuryango w'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi watangiranye n'inshingano nyamukuru yo kugeza abakekwaho ibyaha bya Jenoside mu butabera. Agira ati, icyo gihe nareze abagenerwamurage cyangwa se succession ba Habyarimana, ariko mfite abo mpagarariye bagera ku 8. Nashakaga iteka cyangwa se ordonnance rya perezida w'urukiko rifatira amafaranga y'indishyi y'impanuka y'indege. Narabikoze, amafaranga arafatirwa. Icyo gihe cyakora umuryango wa Habyarimana wabyakiriye nabi, aho Nkongori agira ati umuhungu wa Habyarimana yatangiye kuvuga ku maradiyo ngo umuntu mubi kurusha abandi mu Rwanda ni Maître Nkongori, wubahuka akaba ari marega n'abapfuye. Nkongori nawe yakoresheje igitangazamakuru amusebeje yakoresheje maze arasubiza ati umuhungu wa Habyarimana yaza kumenya ubwenge aba yaransabye kumubera avoka.
nari kumugira inama yo kwirinda kuzungura Habyarimana Juvenal kuko umuntu azungura ibiriho n'amadeni. Icyo Nkongori yashakaga kubwira abo kwa Habyarimana nuko kuzungura se bisobanuye ko n'amaraso y'abazize jenoside yakorewe abatutsi ari ku biganza bya se, ubwo nabo bayakiriye. Iyo mubera umunyamategeko nari kumubwira nti Habyarimana afite amadeni menshi cyane mu Rwanda. Wa mwana we, niba wihaye kumuzungura uragowe. Avuga ku madeni ya Habyarimana yatanze urugero ati tekereza umuntu wari umugaba w'ingabo maze umunsi umwe agahimba yuko Kigali yafashwe agategeka ingabo bakarara barasa mu kirere mu 1991 arasa ubusa. Yongeraho ati umuntu watanze itegeko ko ibyitso bigomba gufatwa muri Kigali ninde? Ikindi bashyiraho bariyeri mu mujyi wa Kigali, wibwira ko byari ibiki? Ngaho mbwira. Imbwirwaruhame yavugiye i Musanze ngo amasezerano y'amahoro yarusha n'ibikaratasi akangurira abanyarwanda kwicana, kandi abo bahanganye bashaka inzira y'amahoro, uwo muntu yaba akiriho ntiyari kubiryozwa. Iyaba hari twari kubimurega. Aha rero Nkongoro agira ati iyo umuntu apfuye mu bijyanye n'indishyi n'amadeni abazungura be nibo babibazwa. Nkongoro aribaza ati ayo mafaranga barihe? Ubwo Nkongoro yamaraga gutanga iki kirego yitabye urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge inshuro nk'eshatu, ariko nyuma hamagarirwa izindi nshingano z'igihugu zo kuba ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Canada, ndetse wari ushinzwe Cuba kuva mu 1999. Icyo gihe ntiyakomeje gukurikirana imigendekere y'iki kibazo. Izi nshingano za ambasaderi yaje kuzisoza maze agaruka mu Rwanda, aho muri 2002 yongeye gusubira mu mwuga we wo guhagararira abantu mu mategeko, ariko ntiyahatinda kuko yahise asubizwa mu nshingano z'igihugu. Yabaye komiseri muri Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu kugeza muri 2016, maze umwaka ukurikiyeho yongera kwambara ikanzu y'abavoka kugeza ubu. Mu kwezi kwa 10 umwaka ushize 2025 yaragize ati mu mezi make ashize nagiye kubaza aho iby'iki kirego bigeze, bambwira ko kopi z'uru rubanza batazibona, ariko ndashaka gusobanukirwa aho bihagaze kuko nzongera mbikurikirane. Ese Sonarwa ayo mafaranga yarayatanze? Ese urubanza rwaraburanywe? Ayo makuru nkeneye kuyamenya. Hagati aho Nkongoro avuga ko haramutse habonetse indi mitungo ya Habyarimana isigaye mu gihugu nayo yabikwiye gufatirwa. Icyakora atekereza ko mbere ya jenoside Habyarimana imitungo ye myinshi yaba yaragerageje kuyikuraho akayihisha, indi akayigurisha. Muri iyo ngo haba harimo n'iyari kwirebera. Hagati aho Metere Nkongoro yumva ko abo mu muryango wa Ntaryamira bo ngo baba barabonye indishyi. Yibaza impamvu imanza zabaye jenoside ikirangira zakurikiranaga no kuregera indishyi kandi zikanatangwa, ariko iby'indishyi bikagenda bikendera gahoro gahoro, ubu bikaba bitakitabwaho cyane. Nuko usoje duhurire muri comment section duhe ibitekerezo cyangwa se inyunganizi. Ntiwibagirwe gukora share ngo usangize abandi iyi nkuru no gukanda like. Subscribe yo nizere ko amaze kuyikora niba ari utarayikora. Niba ukizinduka ukajya ku kazi kawe ukicara ugategereza abo bakiriya 20 cyangwa 30 ku munsi, menya neza ko nta kazi urimo. Hari uburyo nzi bwizewe abenshi bari kuyoboka. Ninkubwira ibizwi nka GBM cyangwa Global Buyer Magnet untega amatwi neza nkwibira ibanga. Ubu ni uburyo bwihariye tukubakiramo website igahindura agakino muri business yawe, game changer. Aka kantu usura kumvise neza. Ibi ntabwo ari amakabya nkuru, ahubwo ni ubuhanga bw'inzobere mu gucengera ibijyanye n'iyubakwa ry'imbuga nkoranyambaga zicururizwaho hifashishijwe ubumenyi mu byitwa social dynamic algorithm, aho umugurisha murikira abatuye isi ibicuruzwa bye mu kanya nk'ako guhumbya abakiriya bakisuka. Ibi bizagufasha kugeza ibicuruzwa byawe ku bantu barenga miliyaridi 7 zituye umubumbe, byose ubikoreye kuri smartphone yawe cyangwa se mudasobwa. Ubucuruzi bwose waba ukora, ubu buryo burakora ndakurahiye. Abakiriya baturutse imihanda yose baguteza imbere bakora order ku bicuruzwa byawe, maze nawe ukabakorera delivery yaba bari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Aya makuru inkwakuzi zo zayamenye kera, ibinyabiziga byabo bikora delivery amasaha 24 kuri 24, iminsi 7 kuri 7. Ndizera ko ujye ubibona bicicikana bikagucanga, ariko ibanga nta rindi. Nge rwose ibi bintu nza abantu babizi neza kandi babasha kubigukorera aho waba uri hose, haba mu Rwanda cyangwa se mu mahanga. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri nimero ziri muri screen, ibindi uzanshimira nyuma.